duheruka ubushize hora na Rene bagiye gusangira ariko hari akamverope bari bakuye ku idirishya dore icyo basanzemo. Harayise abaza Rene ati mbanze ndebe nkafungure ndebemo ko numva afite ubwoba. Rene ati zana hano maze nanga ubwabo bw'abakobwa, zana hano ndebemo. Yaragafasha aragafungura basanga harimo agapapuro gatoya kazingazinze ukuntu, batangira gusoma babona gasa nkaho kanditswe na mama Mary, ni mama wa kakana hora amaze kubura. Yari yanditse asa naho asaba abwira hora ko amushimira ko yamufashije umwana, ashyiraho na nimero za telefone ngo hora yahamagara aramutse agize ikibazo. Hora yabajije Rene ati bimbyizere ubu bitubyizere? Rene ati njye ndabona ari byo, ariko sinanone kuki yamutwaye atakubwiye? Ati cyangwa yasanze udahari? Undi ati simbizi gusa nigeze kujya ku muhanda gato ariko nahise ngaruka, kandi niba nanareba neza ndabona iyi nimero ariyo Koko mama Mary asanzwe akoresha. Rero sinzi impamvu yahisemo kubikora gutya. Buriya kuki yahisemo kubikora gutya? Rene ati se ubundi uyu mugore uramwizera? Undi ati njye ndamwizera, none urakeka urumva hari ikibi yakora? Undi ati njye sinjya mpfa kwizera abantu, sinzi impamvu ndi kumva ntazi simbizi. Ati ariko ubwo nyine niba umwizera nta kundi ubwo nyine yatwaye umwana we. Hora niko gufata telefone ngo ahamagare mama Mary yumve ko yatwaye umwana, gusa nimero yanze gucamo. Bategereje akanya gato, hora niko ari gukomeza guhamagara ariko nimero yakomeje kwanga. Rene niko kumubwira ati fe twigendere nyine ubwo umwana ari kumwe na nyina. Hora yabwiye Rene ati mva ifata imodoka ya mama reka ariyo dukoresha. Niko gufata imodoka batangira gutwara. Mu nzira bagenda hari ahantu banyuze ku ruhande gato ku muhanda, babona wa mwarimu wabo Jasper yarahagaze aho ngaho hafi arangariye muri telefone we ntiyababonye ariko nawe yari yamubonye. Niko kubwira Rene ati bari ruhagarika imodoka njye gusuza tica. Rene ati wapi? Araturira amasaha, igihe nkaho utamubonye dukomeze tugende. Hora ati hoya ndashaka kumusuhuza kandi sindi butinde. Rene ati ariko kuki mbona ushaka kumusuhuza cyane? Rene ati ariko kuki mbona ushaka kumusuhuza cyane? Ntabwo uzi ko ari idage man. Undi ati wapi mbabarira ndakwinginze sindi butinde nuko umusuhuza gusa ndahita ngaruka. Rene ati okay ntarimo ndabona usa nkaho utanyumva. Niko guhita aparika undi ajya kumusuhuza. Nibyo nkuko hora yabivugaga ntiyigeze atindayo, yahise agaruka ariko ataragaruka gato Rene yitegerezaga buri kimwe hora arimo gukora, uko yagiye, uko yamusuhuje, uko agarutse biramubabaza ariko nyine arikaruma. Hora rero yaragarutse yicara mu modoka arishimye afite utugambo twinshi, urabona rwose ibyishimo bye bisa n'ibyikubye. Rene niko kumubaza turumva wishimye? Ndateye ati ndishimye cyane. Nateye ati ni byiza. Hora ati kuko mbona wowe uhindutse, ko mbona wababaye. Nibyo koko Rene yari yababaye nubwo yageragezaga kubihisha ariko hora we yahise abibona. Bisa nkaho Rene afuhira hora cyane gusa agakomeza kumubwira ko nta kibazo kinini afite. Ubwo ku rundi ruhande gato hari Mandi ari mu rugo. Mandi ni inshuti ya hora, yari arimo kwitegura asa nkaho afite ahantu agiye kujya. Yasoje kwambara rero afata agakapu ke gato asanga mama we muri salo. Niko kumubwira ati mama hantu amasaha yo kugenda arageze, ati kandi sindi butindeye. Gusa atarasohoka neza ngo agere hanze mama we yabaye nk'umugaruye aramubwira ati saa moya zitagusanga aho ngaho ugiye, ati nizigusangayo ntutaye hano.
Mandi yarabimwemereye amubwira ko ari bwubahiriza amasaha, ariko arababara yanga ukuntu mama we amukanira, gusa amwemerera ko ari buhagerere igihe. Akigera hanze, agikandagira hanze yahise afata telefone ye ahamagara umuntu aramubwira ati ndi mu nzira ndaje. Tugarutse gato hamwe Hora na Reni bajyaga bakomeje kugenda, ariko barinze bagerayo Reni atongeye kugira ijambo na rimwe avuga. Bagezeho hafi ku karesitora bari bagiyeho, Hora ahita asohoka mu modoka yihuta asa nk'ujya imbere nk'umuntu ugiye gufata umwanya, akubita urugi ahita yinjiramo imbere muri resitora, agenda agana ahantu hari hasa nk'aho hari mu nguni hatari ahantu hakunda kujya abantu benshi aba ariho yicara. Reni nawe rero yaje ahamusanga, aricara ashyira amaboko ye ku meza asa n'aho ategereje ko Hora hari ijambo yavuga. Hora nawe si umwana yarabibonye, gusa buri ahantu ahera arabizi niwe wamubabaje, niko kumubwira ati nabibonye wababajwe nuko nagiye gusuhuza Teacher Jasper, gusa nukuri ntugire ngo hari ibirenze byanjye nawe, nta kintu kiri hagati yanjye nawe, nuko gusa ari we mwarimu wenyine nimvagamo ku ishuri. Ubwo akiri kuvuga ibyo, umuseriveri waho yaje abasanga kugira ngo babaze ikintu bafata. Ahera kuri Reni, asa nkaho adashaka kumubwira, amwereka Hora ngo abe ari we abaza. Hora ati ndafata ji y'amatunda. Seriveri yarongera arahindukira kugira ngo abaze Reni. Reni nawe ati nzanire ibyo akubwiye. Aracyababaye, urabona ntashaka kuvuga, yarakaye. Ubwo uko Hora yabibonaga yarushagaho kwishinja ko ari we wabikoze. Ubwo mu gihe seriveri yajyaga kuzana ibyo bari bamutumye, yageze hirya gato afata telefone ahita ahamagara Hana, aramubwira ati sinzi, ati ariko ndabona Reni yasohokanye na Hora bari hano kuri resitora. Hana akimara kumva ibyo yahise yitegura vuba ahita aza aho ngaho kuri resitora yihuse cyane ko atagiraga n'uwasaba uruhushya. Ku ruhande rwa Hora we yakomeje kugerageza gushimisha Reni ngo nibura arebe ko yaseka baganiremo nk'uko bisanzwe, ariko biramugora. Reni yababaye ntashaka kuvuga, ibyo Hora akora byose Reni arigira nk'atabibona, gusa Hora yibuka ko hari ukuntu ajya acuranga kuri gitari ye bikamushimisha kandi nta jambo avuze. Niko guhita asubira hanze aho baparitse ajya kuzana gitari ye, gusa agarutse aho bari bicaye yasanze Reni ntawe uhari. Hora yarikanze ahagarara aho ngaho hagati, anyuze amaso mu bantu bose bari bari aho ngo arebe ko nibura yaba yahinduye umwanya, ariko ntiyamubona. Yagiye kubona abona Reni aturutse ahantu hirya mu wundi muryango, yumva yishimyemo muri we, aramwenyura. Reni we yanga kumusekera, yigira nkaho atanamubonye, niko kugaruka aricara. Hora ntiyahise acuranga ako kanya, yategerejeho gato kugira ngo Reni abanze yongere atuze yicare neza, niko kwegura gitari ye atangira gukina ya manota ajya acuranga aziranyeho na Reni. Ntabwo Reni byatinze, ntabwo azi ukuntu byagenze, yahise atangira guseka arishima, umujinya urashira, birarangira aba umuntu mushya. Abwira Hora turakoze cyane, iyo utabikora gutya sinzi ubundi buryo wari bukoresha. Ku ruhande gato hamwe hari Mandi, aho yaragiye yarahageze mu minota mike. Ni iwabo wa Dick, ni umuhungu bakundana, yasanze yamwiteguye cyane kuko bwari ubwa mbere amusuye. Bagiranye ibihe byiza, baraganira, ariko igihe cyo gutaha Mandi arakibuka, gusa ntazi ukuntu byagenze kugira ngo iminota imufate.
ati noneho mama aranyica, mbabarira haguruka umerekeze, sinzi ukuntu ndangayeho gato, iminota yampaye iyo nari nabaze kugerera mu rugo ndabona nayishe. Mama aranyica ati mbabarira ugere vuba umperekeze. Dick yarahagurutse aramuherekeza. Mu nzira bagitandukana yahise abona ahora nawe arimo gutaha, aramuhamagara. Nawe bwo yaramaze akanya gato atandukanye na Rene, aramubwira ati mbabarira sinzi ukuntu wamfasha ngo tubeshye kuko mama aranyica, yampaye iminota none nayirengeje. Arati wari wagiye hehe? Ndati nari nagiye gusura Dick. Arati ntaribe ngwino, ndavuga ko ari njye wari wasuye, muherekeze mbibwiye mama wawe kandi aranyumva. Barajyanye barabeshya birabahira. Mama we ntabwo yabigize birebire kuko yabonaga yasuye Hora kandi yarabizi ko ari inshuti. Hora rero nawe yaratashye, ariko ageze ku rupangu rw'iwabo asanga wa mwarimu Teacher Jasper niho ahagaze aramutegereje, aranabimwereka rwose ko ariwe yarategereje. Jasper yahise aseka, Hora nawe amwereka ko amwishimiye kandi ko ari we yarategereje. Bahita binjirana mu gipangu. Ubwo Hora yasaga nkaho ananiwe kuko yasaga nkaho yagize umunsi muremure n'ibibazo yagize mu byo kubura umwana, ariko abanza kujya guhindura imyenda, yambara imyenda yoroshye kugira ngo aganire na Jasper yumva atabangamiwe. Yagarutse muri salo ariko ataricara, abona Jasper asa nkaho hari ibintu ari kuzuza mu gatabo aho ngaho, ntiyabyitaho, ariyicarira mu ntebe ategereza ko Jasper ijambo yamubwira. Jasper rero yahise aca agapapuro yari amaze kuzuza agahereza Hora. Hora yararebye asanga ni sheke yamusinyiraga, arayimuhereza aramubwira ati kiruzi yiteho. Hora yarikanze arayifata aramubwira ati ni yanjye. Ubwo nibwo yari yitegerezaga neza asanga hari 300,000 amusinyiye. Abitekereza akanya gato ahita yimusubiza ku kanya aramubwira ati wari ukoze kumfasha, gusa ndakeka ko sinzi ntabwo byari ngombwa cyane, ntarandi nari mfite kandi sinzi ko yashira vuba. Wari ukoze kandi sinkusuzuguye. Ubu se urarakomeje aya mafaranga arayanze, ari mwe mwayanga. Uzamenya niba yarabyemeye cyangwa yarakomeje kubyanga muri episode ikurikira. Njye ndi Impano, iyi nkuru muzajya muyikurikirana kuri Peace Media TV. Byaba byiza ukoze subscribe kugira ngo ntizajye gucika.